Rangwa idakomeje kutsa igituta Nyesi ngo yemerere titirera urukundo. Hagati aho kwa Philippe bamenye impamvu y'icyorezo kimaze iminsi kibasiye inkoko zabo. N'urunana. Enda sha. Ijya hino nkukiza icyo kirongo rwose cyakunyunyuje. Ese uravugana nande Rureme? Reka nawe n'iki kirongo nakizaga inonka. Ahubwo sabo bana ko batagiye kwiga byageze bite murebwe. None se ko wagemuye amatu udasize amafaranga kandi nari nakubwiye yuko hari ibyangombwa bagomba kwishyura ku ishuri. Urumva bari kugenda batabijyanye? Ariko nawe urakabya. Ubwo se byari ngombwa ko basibye. None se ko byari ngombwa yuko bajya ku ishuri babijyanye kandi nanjye nari naraye mbikubwiye. Ntawe ubyutse urigendera utayasize. Aha, akira da ndaya byana ndakira. Wase urabona aho amasaha ageze ahangaha najyana abana ku Rureme? None ushaka ko basiba? Wahe bashyire ku igare ubihutane. Urumva ngiye mbajyanye n'amaguru twahagera twakerewe cyane rwose. Ko nari ngiye kureba veterineri harya Petero ntaho harira? Yaba yagiye hese? Ari mu nzu. Niko Petero Karame enda hano sha. Dore barumuna bawe rero batinze kujya ku ishuri kandi nta mwanya afite ngiye kureba veterineri. Nashakaga rero gufata igare ukabasimbukana kugira ngo badakererwa. Papa ko nanjye nta mwanya mfite ndi kwitegura. Harya uzagenda ryari? Zagendeje kandi rwose ndacyafite ibintu byinshi bidafuze. Unyeneye kuyifura hakiri kare kugira ngo uze ko. Murebwe. Karame. Usi iki kibazo turagikemura gutera? None se papa kwigare ryihuta wanyarukanya abantu ukabageza ku ishuri ukareba veterineri uhindukiye. Nibyo navugaga. Maze n'ubu tuvugana amasaha twumvikanye yageze none ngo mbanze kujya ku ishuri. Nta kibazo reka mbajyane. Bajyane rwose. Ariko se ko amasaha yadusize niba banyirukana nari mbajyanye simba ntayo mwanya w'ubusa. Kumagaritse se bigenze bite kandi mama? Uretse mbanze nkwitegereze neza nyine. Ese muranyitegereza ibiki koko? Kundeba mu mugongo kandeba hasi ukandeba hejuru kandeba inyuma kandeba umpindukije ni ibiki urimo kundeba? Nye. Karame. Iyi shati igenda yikuremo. Nyikuriramo iki se kandi mama? Haraho ifite ikizinga se? Oya nta kizinga ifite ariko mbonye ahantu mu kwaha hatagoroye neza. Aha. Ese ubwo mu kwaha koko habonye ute mama? Sindimo nguturutokora se. Genda yikuremo rwose wambara yindi goroye neza. Idafite akabazo na gatoya. Ariko turotokore rwose za. None se sibyo. Mbabara nta mwanya nabona kujya gutera pasi indi myenda mama. Umva niba ufite ubunebwe bwo kugorora undi mwenda ndagufasha pe ariko ugenda ukeye neza nye. Aha. We nawe wikwivuna ariko mama. Reka genda n'ubundi ntawe ujya kundeba mu kwaha rwose. Ariko nye. Nyesi. Karame. Ubwo yuko uri we? Ndinde wundi utari ngewe kandi. Uri Nyesi wahinduriwe ikiciro. Urimo urarambagizwa n'umuntu ukomeye mu minsi mike yura buri mu katutureri. Ariko. Yewe reka nicecekere. Oya humura wigira impungenge bizatungana rwose. Ese ubundi nye mbwira bigeze ibiki se kandi? Ariko noneho byawe nuriye mu tutureri wo kwa muganga. Mama nta makuru afatika rwose ndagira. Ndindira nibimara kujya mu buryo nzabikubwira neza byagiye ku murongo. Ariko se umurongo ushaka n'uwikimye kandi imboga zibona abana barangiza bakazipfusha ubusa ubwo urashaka kwikura amata mu kanwa? Nta mata nikuye mu kanwa rwose mama. Reka mbanze nitonde menye ibyo ndimo. Ubu se washimishwa nuko nshaka umugabo ejo cyangwa ejo bundi ugasanga yari afite undi mugore yo yavuye? Uriya musore nta mugore afite rwose nyine. Ujye ubona se ataha ngo asanze urugo rwe? Kudatase nicyo cyahamya ko nta wundi mugore afite. Yenda yaramutaye. None se uzakora iki kugira ngo mumenye neza ko ntawe afite? Ese ko mbona uri gutinda mu makorosi muko? Ubwo ntushaka kwirengeshwa umugisha? Allo? Yes Devo. Amakuru se? Amakuru ni meza shanye. None se uyu mugoroba waza kuboneka tukavugana kuri cya kibazo? Uririrwa ubaza koko Devo? Ahubwo se wakubeshya ukambwira ngo ninza akakanya maze ukareba ko ntahita nkugeraho. Ariko se wowe wabaye ute? Aya. Uhita ugira amahane utarumva impamvu yatumye umuntu adakora ibyo mwumvikanye? Niba wasanze abayakira badahari ibyo rero birumvikana rwose. Naho ubundi niba twari twageneye ishuri ntabwo bayaguramo izo ndagarada? Abayakira bo bari bahari. None ubwo ahubwo ikintu cyatumye ntabaha amafaranga yacu
nasanze ari ugupfusha ubusa rwose. ari ugupfusha ubusa gutese? None se Ruremi, ndakumva ko dutanga amafaranga tugura ibikoresho kugira ngo abana bacu bige, none se basanze batiga cyangwa uri gushaka gusa impamvu zo kuguramo izo ndagara? biga byahe? ko nagiye ngasanga Budesiyana n'abandi barimu bari hanze n'abana bikiniraho kugira ngo babigishe. akora bese ubwo se umuntu nka Budesiyana w'umwarimu kazi koko abakina ibiki n'abana? Yewe ni ibintu biri aho ngaho bidafite icumi n'agaciro. Umva, hari abasimbuka, abaririmba, hari abatera hejuru, hari abagenda akaguru kamwe, mbese ntiwareba. Yanyobeye. None nawe urashekeje wa mugore we. Ariko rero nubwo bibaje ko abana bacu batiga, ariko biranashekeje kubona umuntu w'umudamu ukuze nka Budesiyana yirirwa asimbukana nka za nkoko akaguru kamwe n'abana koko. Bamunyereka ariko gutaruka n'abana. Isekera nuko atari we wagiyeyo Ruremi, urumva njyewe narebye ibintu barimo, numva umujinya uranyishe, nuko mpita mfata amafaranga yanjye ndagaruka. Ato kabishwe yabimye. Niba ari iyo mikino birirwamo ntibiyige, ubwo twaba twishyura amafaranga yacu tuyafushiza iki busa koko? Si ibyo se ibintu nanjye ubwanjye nakora. Ubu byananira n'indisi. Ni ukujya mbwira abana ntimwese mumanika amaboko. Bakamanika. Ntimusimbuke akaguru kamwe. Bagasimbuka. Ni twese tumangamange twashinze umutwe. Ubundi amasaha yagera ngataha ngo mvuye mu kazi. Ato niba ari ibyo ndumva ntawe byananira. Ntawe. Natwe rwose tubishaka twaba barimo pe. Ndakumva. Wowe na Stefano se moto muyitware kuyigurutsa muragarukira hafi ra? Hari ahantu turi kujya gupiganirwa isoko. Kandi amasaha yadufashe niyo mpamvu rwose turi kwiruka. None se ko nshaka kuguha akazi ubwo uzabona uko gakorara? Umva Filipo ye arekora. Ubwo se ibyo bitaniye no kumubaza ngo ese ko nshaka kukugaburira uremera kurya? Yegara. Atabyihorera. Ibyo ntabyo uzi. Rego ushobora kumuha akazi afite akandi akakubwira ati sinabona umwanya mfite ibindi ngomba gukurikirana. Ibyo byihorera Fili. Gute? Ibyo ntabyo uzi rwose. Uza ahubwo ukuntu ntomboye mbonye aho nzakora ibikoresho by'abana rwose bagiye gusubira ku ishuri. Ubwo se uzabihuza ute nako kandi mugiye gushaka nimuramuka mukabonye? Akazi se wakabonye kugera ukaguca mu myanya y'intoki ni wagafata ugashyiraho n'abandi bafunduka bakoresha ukanabahemba. Habuze ko mbonye ko Filipo akiri umwana koko. Oya ntabwo ari ubwana. Citranye icyatsi n'ururo rwose. Oya busho ntabwo ari ubwana. Ahubwo nuko ntamenyera imikorere y'abafundi da. Ubwo sako kazi tugapanze gute Fili? Nyine wewe ngwino tujye mu rugo urebe ko tukangana hanyuma tuvugana amafaranga. Kujya mu rugo iwawe ntibyashoboka rwose. Ntabwo byashoboka maze n'uyu mwanya uduhagaritse rwose uradukereje nawe ngo twakata tukajya iwawe. Umva Fili, ndakumva. Reka nkwereke ko tubigenza. Kubera ko twakererewe cyane rero reka twirike dutangiye ibyo byangombwa n'impindukira rwose ndanyura iwawe tubivuganeho. Nta kibazo rwose. Nanjye ndashaka akazi kanjye kihuta kuko ndi guhomba. Ubwo nimba n'undi mufundi rero tukumvikana ndamuha akazi. Fili, uramenye rwose ako kazi naroto rwose ugahundi kuko ndagashaka cyane. Amafaranga nzakoreramo rwose niyo nzaguramo ibikoresho by'ishuri. Hanyuma se Shyaka arahari Devo? Ntawe uhari da. Ndi hano njyenyine n'abana baracyari kwa mukecuru sindajya kubazana. Noneho turaganira twisanzuye nta kibazo. Cyakora ikintu ushaka kumbwira mana yanjye. Ikintu udashaka ko na musaza wawe yumva? Umva nta wundi muntu n'uyu n'umwe nshaka ko abimenya uretse wowe. Ngaho mbwira rwose kandi uhumure n'imbeba zabaga ahangaha duherutse kuziha umuti uzica ntizigihari. Winsetse noneho. Rero Devota, hari ibintu maze iminsi ndimo gucamo ariko nabiburiye umwanzuro neza. Mbwira ariko. Niyo mpamvu niyemeje kukugisha inama mbere yuko mfata icyemezo. Ibyo bintu rero ni ibiki? Sinakubeshya amaze iminsi nsa n'urimo gukundana na Chris mu ibanga pe. Chris? Chris uwuhe? Uwo nsanzwe nzi? Ndavuga Chris uriya titireri wanyu nyine. Ambo? Nseka se? Nuko nabikekaga n'ubundi ariko nkanga kugira icyo mvuga utarabinyibwirira. Ubwo se wamenye ute Devo? Ntumbwire ko Chris yabikwibwiriye. Oya, ariko nanjye sindi umwana wayoberwa gusoma ibimenyetso. Ibaze mana yanjye.
none ubu wasanga hari n'abandi babibona kandi mba numva narabihishe cyane. simbizi niba n'abandi babibona ariko ngewe narabikekaga. nyine sha ntabwo wibeshye rwose ako kantu karahari. gusa natinye gufata umwanzuro ntabwo wabyumva. none se kuki ari ngewe ubaza umwanzuro hari icyo uzi mpuriyeho na titirere? mfasha cyabura se. urumva wowe nk'umuntu mukorana ntubuze amakuru menshi umufiteho nyine mwerekeyeho. amakuru se ubwo ajyanye n'iki? mva ye wenda ushobora kumenya niba afite nk'abandi bakobwa bakundana, ukamenya niba ari umuntu mwiza wavamo umugabo nyamugabo, ushobora kumenya se niba iwaho yaturutse nta wundi mugore ahafite, mbese ibintu nk'ibyo. Ani karame uko tudaturuka hamwe nanjye namubonye duhuriye mu kazi, urumva ibyo bintu byose nabibwirwa n'iki koko? yego wenda nubwo ayo makuru yose utaba uyafite, ariko nyine wanambwira imyitwarire ye niba ari myiza ku buryo mwemereye urukundo rwose ntazicuza. ishyire mu mwanya wanjye ungira inama ariko Devo, ko yansabye urukundo ubaye uri ngiye rwose wamwemerera? Feri warakoze wa mugabo we pe, warakoze rwose. ubu se ni cyane busho? ni cyane nakoze ngana gutya mu gihe kitageze no ku myaka 3 koko. icyakubwira ukuntu uyu mushinga nawe utangiye? simbizi se. ndabizi ugura udukoko tungahe ngo urashaka amagi yo kujya wihera abana. nuko ntuyirirwa ubaza. ntubaze rwose. natangiye mvuga ngo reka ngure izizajya zitera nkabona amagi yo guha abana batazagira ibibazo by'imirire mibi. inkoko zigenda ziyongera kugeza aho mbona amagi rwose yo kurya nkasagurira nayo njya gucuruza muri butike yanjye. ariko siko nanjye mbibonye mu minsi iri imbere nzaba mfite ikibazo cy'ibiraro by'inkoko za kirere. Ese zimaze kugera nko muri 10 zingahe da? uteganya ko nibigenda neza rero umwaka utaha zishobora kuzaba ziri muri za 50 ingahe gutyo. reka rero mugire inama wa mukabo. ibyo kwagura ikiraro rwose bivemo. zireke se zikomeze gupfa kandi zigeze aho zimpa amagi n'amafaranga. oya se nkubwira kubireka. ahubwo ndakubwira ngo baka ikiraro cyiza kinini rwose kandi gikomeye. ibyo bizazeho ubwisanzure zororoke neza, naho se wowe kugenda wagura utuntu nk'utu utururi ugenda wo mu kiraro. none se busho ubwo se nakubaka si icyo kiraro gikomeye gute kandi uzi ko ahangaha mba atari iwanjye? icyo nacyo uzi ko ari ikibazo. ubundi rero iyo uza kuba udakodesha bari kubaka ikiraro gikomeye rwose ku buryo kizamara nk'imyaka na 20. nta kundi nyine wowe nkorera imibare y'ikimeze nk'icyo zari zirimo, niba 2 bizagabanya ubucucike bwazo. mbareka mbare numvera bara rwose amabati nka ariko se Firi ndakumva. hari ubwo urateganya gutangira imirimo yo kubaka ryari? biraterwa n'amafaranga unyeretse uko angana. abaye atari menshi nahita ntangira vuba bishoboka cyane. cyakora Imana ize kurebera abayenjenyeri bayo badafite akazi pe. nari maze iminsi rwose mu gashomeri nibaza hano nzakurikira ka rwose byaranshubiye. none se ko nkubwiye ko nkorera liste y'ibikenewe nkubwiye ko nguhaye akazi bushoboka. ariko ati reka akazi nakanjye Firi. ubu se wanyima akazi ukagahande wundi koko? gusa ntugire impungenge z'akazi rwose kawe kuko gahaye umufundi wizewe. noneho wemeye ko uri umufundi sera? oya nako gahaye umwenjenyeri wizewe. akazi kawe rwose nzagakora neza kandi ku giciro gito, nzagakorera ndetse n'igihe rwose nzagakora vuba pe. iki cyizere cya Bushambe cy'uko abonye akazi kiravamo ukuri. kwa Ruremesha se bo bafashe icyemezo cyo kutishyura amafaranga y'ishuri ngo uko abana birirwa bakina wababwira iki? naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu Ishema program. mukayikurikira kuri Radio Disco wa 3 no ku wa 5 saa 11:15 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.